Yes, ndagusuhuje nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe, wowe ukunda ibiganiro byacu, wowe udukurikira aho uherereye hose. Ahantu hose uri ukaba ukurikira ibiganiro byacu, ukaba unakunda cyangwa se uba wicaye utegereje ibiganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel. Ikiganiro tumara kucyapodinga ukaba uri hafi uhita ugisamira hejuru ugahita ureba ibiganiro twashizeho. Ndagusuhuje rero nkwifurije kugira ibihe byiza. Reka tuganire rero, twige, turebere hamwe ibyo twakora twagira ubuzima bwiza. Muri aka kanya muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba ibintu bigera mu 8 ugomba gukora cyangwa se ugomba kwirinda, cyangwa se ibintu bishobora gutuma ukira ikibazo cy'umugongo. Urwaye umugongo ariko urashaka kugira ngo uwo mugongo ukore uko byabaga, uwo mugongo ukire. Hari ibintu byagufasha rero gukira umugongo, nibyo ngiye kuba mugezaho muri iki kiganiro cya none. Umugongo ni umuntu, udafite umugongo nta kintu waba ufite. Umugongo niwo utuma ugenda uhagaze wemye. Umugongo niwo ushobora gutuma wikorera ikintu. Umugongo niwo ushobora gutuma wubaka, niwo ushobora gutuma ukora imirimo igiye itandukanye. Ushobora gutera akabariro urwaye umugongo. Numva ko umugongo ni uwambere. Reka turebere hamwe rero ibyo wakora byagufasha kwirinda umugongo. Icya mbere rero bavuga ngo ni ukunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije ni ingenzi mu buryo bwo kwirinda umugongo. Ngo mu rutirigongo rwawe hagati y'igufa n'irindi habamo amazi. Kuvuga ngo igufa n'irindi mu rutirigongo haba harimo utuntu tumeze natwita ngo iki, tuba tumeze nk'aho ari utunyama dutoya, cyangwa se tumeze nka girize, tumeze nk'amavuta cyangwa se ibinure. Muri biriya tuntu tuba duhuje cyo bita muri articulation mu rugingo, igufa n'irindi haba harimo utuntu tumeze nk'udutembabuzi dufasha igufa kudahura n'irindi. Igufa iyo rihuye n'irindi ni cyagiye wumva uri kubabara. Utwo tuntu rero tuba dutandukanyije igufa n'irindi tuba tugizwe n'amazi. Tuba tuntu rero ari amazi aba ari hagati y'igufa n'irindi mu mugongo. Iyo abaye make niho utangira kugira ibibazo by'umugongo. Iyo mpamvu rero bakugira inama ngo ihatire, inywa amazi bikwiye, inywa amazi bigira umuco kugira ngo wirinde indwara z'umugongo. Icyo ni icya mbere, kunywa amazi ahagije. Icya kabiri, ugomba gutunganya ibyo wicaraho. Niba wicaye ku ntebe ukaba wateguye intebe ituma igiti urutirigongo rugororoka. Hari intebe ziba zihengamye, izindi zihengamye, izindi zihazemye gutya, kuzicaraho ukaba watuze umugongo. Hari izindi ntebe ziba zijanga yenda kuzicaraho ukaba sinzi niba zibaho ziwagira gutya. Hari n'izindi intebe ziba zibyanye gutya ku byo wicaramo umeze gutya, bigatuma umugongo wawe niba wicaye urutirigongo rutamera neza. Ugomba gutunganya ku byo wicayeho, ukumva ko intebe wayisetinze neza, wayishize ahantu neza ku buryo umugongo wawe uricara utunganye, utari buze kumara umwanya munini wahaguruka ukumva umugongo uri kujya. Tunganya mbere na mbere ibyo wicaraho kugira ngo bikurinde umugongo. Niba wicaye ku ntebe uri mu biro, intebe ishobora kuba imeze neza, imeza hahandi ushira computer, hahandi ushira ibitabo, hahandi ushira amadokima, ugasanga biri kure kujya kubifata uri buze gukururuka gutya ukajyayo, cyangwa se ukagenda wese ngo ugiye kuzana ibyo bintu. Ugomba kwicara mu ntebe, ibyo uri bukenere imbere yawe ku meza bikaba biringaniye, bitayakugora kubigeraho. Icyo nicyo bitaba rero gutunganya intebe ndetse n'ameza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ngo igihe uryamye ugiye kubyuka, wenda ku mugoroba uraryamye, mu gitondo ugiye kubyuka, ntukihutire guhita ufata ikintu hasi, wunama cyangwa se ugonda urutiro rw'umugongo ngo ufate ikintu hasi. Birabujijwe. Niba umaze umwanya munini uryamye ugiye kubyuka, uyego uraryamye urabyutse, niba ugiye kubyuka, niba hari ikintu ugiye gufata hasi cyangwa se ugiye gufunga inkweto, ugiye kwambara inkweto, ntabwo ari byiza guhita umanuka wese ngo uhite ufunga imishumi y'inkweto, cyangwa se ufata ikintu hasi ngo uhite ugifunga. Biragusaba ngo ugende gake. Niba ugiye gufata icyo kintu hasi, ubanze yenda ufata akaguru kamwe k'iburyo ugashyira imbere, akandi ugashyira inyuma gutya, hanyuma ugenda umanuka gatoya icyo kintu ugifate. Barakubwira ngo wimanura urutirigongo direct ako kanya ngo uhite ufata ikintu hasi. Aya magufa y'urutirigongo birashoboka ko
ashobora kwikanga akaba yagira ikibazo kuko nta mwanya munini aba amaze umwanya atabuja, kandi ngo n'amazi ari muri urwo rutirigongo ashobora kuba ari makeya, cyangwa se ashobora kuba ayo magufa ashobora kwikanga mu kumanuka, ugasanga umugongo urawugutuye, cyangwa se ayo magufa y'urutirigongo arikanze, ugasanga utangiye kugenda urwara umugongo gake gake. Icya kane rero tugomba kumenya mu ibintu byagufasha kwirinda umugongo ni ukunywa inzoga n'itabi. Gabanya inzoga n'itabi. Inzoga n'itabi biragenda, murabizi ko umuntu w'inzoga agira ikintu bita umwuma, cyagiye ubyuka mu gitondo wumva ufite icyaka, amazi ari mu mubiri iyo wanyoye inzoga zagenda zigakamura ari amazi ari mu mubiri. Biriya bintu bikozwe mu tabi, iriya nikotine iragenda igahungabanya umubiri, urumva rero bigira ingaruka ku mugongo. Ni byiza ko umenya ko kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi byinshi bishobora kugutera ikibazo cy'umugongo. Ikindi batubwira ngo ni icya gatandatu, niba atari icya gatanu, ni igihe uhagaze. Igihe umaze umwanya munini uhagaze, ushobora kuba wahagaze isaha, amasaha 2, iminota 30, iminota 20, ukaba umaze umwanya munini uri muri pozisiyo yo guhagarara. Niba uri muri pozisiyo yo guhagarara umaze iminota 30, umaze isaha, umaze amasaha 2 uhagaze, bakugira inama yuko atari byiza guhita, niba uhagaze umaze icyo gihe kinini, wita umanuka direct, ugahita ufata ikintu hasi, cyangwa se ugahita ufunga rase imishumi y'inkweto zawe, cyangwa se ugahita utoragura ikintu kigwa hasi, yenda n'amafaranga, yenda ni telefone, ugahita umanuka direct, ako kanya ugafata ikintu kiri hasi. Ntabwo ari byiza. Hari position nziza zo kumanukamo zaze niyaberetse, ufata akaguru k'imbere gutya, ugahita ushira kandi inyuma, ukagenda umanuka buhoro buhoro gutya, umanuka buhoro buhoro, ugahita ufunga rase zawe, cyangwa se ugatoragura ikintu kiri hasi. Apana wihita umanuka wicurika, umugongo ugahita uwuheta, urutirigongo ugahita urumanura, kuko bishobora gutuma imitsi amagufa y'urutirigongo yikanga, akaba yaguduka, cyangwa se akikanga, ugatangira ukarwara umugongo gake. Birabujijwe. Icyo ugomba kukimenya. Niba ushaka kumanuka ugiye gufata ikintu hasi, wari umaze umwanya munini uhagaze, genda gake, ufata akaguru k'imbere n'ak'inyuma, ushiremo distance, hanyuma umanuke gake gake, utore ikintu hasi. Cyangwa se niba wicaye, ugiye gufunga rase zawe, umaze igihe kinini wicaye, zamura akaguru kamwe ugashyire ku kandi, izo nkweto zizamure, hanyuma usungire akaguru kari ku kandi, ufungire witako. Apana wita wunama ucurika, ntabwo ari, barabibujije. So ikindi kintu ugomba kumenya rero ahangaha mu byo ugomba gutuma ukira umugongo, ni imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri, siporo, ugomba kwiruka nibura iminota 30 ku munsi, ukiruka n'amaguru, ukagenda n'amaguru iminota 30 ku munsi, ukanyonga igare, ugakora agasiporo kananura umugongo. Ariko nanone mbere yo kugira siporo ukora, ukwirinda wihita ubyuka ugahita wiruka kibiro, ugahita ukiruka ntaki, ugahita wiruka utamanje wategura umugongo. Gutegura umugongo bigusaba mbere yo kwiruka, burya baravuga ngo hari icyo bita fishoma. Hari ukumanza wategura umugongo wawe, utubwira yuko ugiye kwiruka, wawutoza ko ugiye kwiruka, ukamanza wawukangura, ukamanza wananura umugongo, ukamanza wananura ibikanu, ukagenda ubinanura, iyi mitsi yo mu ijosi ikatangira ikitegura, umugongo wawe ukawugorora, niba ari kugaragara, umugongo wawe ukawugorora, ugakora utuntu ujya hasi uzamuka, umugongo wawe ukagenda, umubiri wawe ukamanza wawugorora, ukawutegura nibura iminota 15, ukamanza wagira ute, wawibutsa ko ugiye kuba wagira ute,
watangira igikorwa cyo gukora siporo, ukiruka amaguru, ukananura utu nitwo bagutegeka, nitwo bagusaba ngo imbere yo gukora imyitozo ngororamubiri banza uwo mubiri wawe uwibutse, uwubwire ko ugiye kugira ute, ugiye gukora imyitozo ngororamubiri. Naho iyo ubyutse mu gitondo ugatinzwa no gushyira akaguru hasi ukavuga uti mbona ngiye kwiruka amasaha abiri, unatinze mu kanya ndaba ngarutse isaha zanjyanye, uhita ushyiramo imyenda, inkweto, ugahita uva hasi, ugahita ukora 100 metero. Icyo gihe imitsi yo mu ijosi ishobora kwikanga, iyo mu maguru, umugongo, mu rutirigongo rushobora kwikanga, umubiri urikanga. Icyo gihe rero bishobora kugeraho ikibazo. Nibyo batubwira. Ikindi batubwira mu buryo bwo kwirinda kurwara umugongo cyangwa se ugakira umugongo mwiza, umugongo vuba, ni byiza kwirinda kwikorera imizigo ivunanye. Cyangwa usanga abantu niko kazi kabo, ni abakarani, ariko buri munsi yikorera ibiro 80, 100, 200 ku mutwe daily, buri munsi agahora ameze gutya, ibintu byamuhese ibitugu buri munsi. Icyo gihe uri kwica icyo bita colonne vertebrale, uruti rw'urugongo rwawe uba uri kurwica. Uruti rw'urugongo rwawe iyo uri kurwica ntushobora gukira umugongo. Ibyo bintu barabibuza rero, ni mubimenye, cyangwa se mwari musanzwe mubizi. Ni byiza niba mwari musanzwe mubizi, ku batari babizi rero mubimenye ko ibyo bintu ari ibintu bishobora kugufasha gukira umugongo mu gihe urwaye, cyangwa se bikakurinda kuzamuha umugongo. Ibyo bintu bigira mu 8 mvuze, nibyo bishobora kukurinda umugongo. Hakazaho yende zindi nama zo kurya neza, ukarya neza imbuto, imboga, ukaruhuka neza, ukaryama neza, kandi ukaryama mu gitanda kimeze neza kirambuye. Hari n'abana baba bafite umusego ku buryo uwuryama ukagira ngo wicaye mu ntebe, umusego ukaryama n'ubundi umeze nkaho wicaye mu ntebe. Ntabwo ari byiza, iriya misego nayo ntabwo ari myiza. Ugomba kuryama ahantu hakwemerera, ukumva urutirigongo ruragororotse, mbese ukumva uri guhumeka neza. Hari ukuntu uryama ukumva umwuka ibyo wareba biri kugaruka, icyo gihe ntabwo uba uryamye neza. N'iyo uryama ukumva umeze nkaho wegamye mu ntebe, ntabwo ari byiza rero. Ugomba kuryama muri pozisiyo ikwemerera guhumeka neza, ibyo wariye ntiwumva biri kukubangamire, ukaryama wumva ko utari buze kunanirwa. So ibyo nibyo wamenya mu kurwanya cyangwa se mu kwirinda indwara z'umugongo, cyangwa se bishobora kugufasha gukira indwara z'umugongo. Ndatekereza ko ibyo ngibyo ubimenye. Reka tubane mu bindi biganiro byacu. Ibiganiro byacu byo kuri iyi channel yacu ni byinshi, biracyaza. Kuba atarakoze subscribe bakaba badukunda, mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu muzajye mubibonera igihe. Ku bantu mudukunda mwakora like, comment, share, tukazajya dukomeza kubana kuri iyi channel. Tubafite byinshi byiza, dufafitiye ibiganiro byinshi byiza, tugiye kuzabategurira ibiganiro byinshi byiza, niho tugitangira gukora. Reka rero bifuza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ibyo mukora byose mubigiriremo umugisha, ibyo mwifuza byose bibagereho.